buriya rega niyo ushimye umwana w'umuntu arakongera arongera akagukorera n'ibindi byiza. Imana iyo uyishimye irongera igafungura ibiganza ikongera ikaguhereza. Nta kintu cyiza nko gushima. Uriya muturage yaransuzuguye, yarambwiye ati ngo bino bintu sinabishobora ntacyo nzavamo. Nicyo bita emotional why, pain connection. Uri muri ba bandi batangira ibintu wagera hagati ukumva wapi, ukumva bivuyemo. Ukiga ishuri nturirangize, ugatekereza akantu ukagahora mu bitekerezo ntubikore. Gihe uzi why. What is your why? What is your purpose? Niki gituma ubyuka mu giti cyatumenye urimo kundeba kano kanya? Niki giye kubivamo urongera ukabyuka kavuga kongera ukagenda? Jya wibuka ikintu cyatumye utangira icyo kintu. Hello again, my people. Welcome back to Mamapreneur podcast. Njyewe ndi Clarisse, your host. Twagarutse rero, ni karibu nawe aho uri hose, mu modoka, mu gikoni, mu kazi kawe cyangwa akabandi. Wiyegereze agakawa kawe ka cyayi ka jus nk'aka ngaka, winywere ubundi uze twiganirire. Cheers. What are you celebrating today? Murabizi ko buri gihe hano du celebrate. Today I am celebrating like never before. Guess what? This weekend, guys, you made my weekend. Thank you so much for loving the video twashyizeho muri weekend. Thank you for loving my guest. Mwarakoze ko nkundira abatumirwa. Thank you for loving Irene na Rusine. Oh my gosh. Niba utarayireba nawe urimo kundeba nona ugende nawe uyirebe. Irakunditse, abantu barayikunze, abantu barayikinze, abantu barayisharinze, abantu oh my god. Rusine and Irene, if you're watching this, please accept my thanks. Thank you so much. You made me shine this weekend. And everybody, murimo kundeba, mwandike muri commenting ngo Mamapreneur must shine. Thanks. Namwe mbasabye gushininga, mugende mu Imana ibahuze nabo mugomba guhura nabo babageza muri purpose of your life. Bari bubafashe gustepinga your foot into the next version of yourself. Nukuri biba byiza gushima niba ari akantu wanyigiraho kamwe, byibura n'ibibindi byose udashaka kubyumva. Wige ikintu bita to be positive, to be grateful, gushima no kumva. You know, buriya rega niyo ushimye umwana w'umuntu arakongera arongera akagukorera n'ibindi byiza. Imana iyo uyishimye irongera igafungura ibiganza ikongera ikaguhereza. Nta kintu cyiza nko gushima. Abantu bindashima ntago babashobotse. So mureke twige gushima, mureke twige kuba positive. Niyo mpamvu buri gihe mbabwira ngo let's celebrate. Naga practice gatoya mbashaka ko twikorera, wibuke ibyo Imana yagukoreye. Be grateful ku kantu keza wakoze, tureke gucika intege mu buzima, and we keep going. Bitwinjiza rero muri topic y'uyu munsi. Uri muri ba bandi batangira ibintu wagera hagati ukumva wapi, ukumva bivuyemo. Ugatangira business ukayikomeza wagera hagati ukavuga uti ndakwitinze. Ukiga ishuri nturirangize, ugatekereza akantu ukagahora mu bitekerezo ntubikore. Like twese bitubaho, hari ahantu motivation bitagikora. Wakumva motivation speakers 50 mu cyumweru, wagenda ugasoma ibitabo bimotiva bikwimpoweringa, bikubwira ati byuka. Hari ahantu ugera ibyo bintu ntibikore ukavuga uti ndayamanitse, ndakwitinze, ibintu si ibyanjye, subundi ugatangira kwidautinga, subundi ubungu ibintu nizanyemo, ibintu nibyo. Let's talk about it. Reka nkubwire ikintu cyonyine kimwe mu buzima kizatuma udakwitinga no matter what, regardless of how you feel. Twagiye. Number 1, ni igihe uzi why. What is your why? What is your purpose? Niki gituma ubyuka mu gitondo? Niki gituma watangiye iyi business? Niki cyatumye utangira no YouTube channel? Niki cyatumenye urimo kundeba kano kanya? Niki? What is your why? What is your why? What is your purpose in your life? Why do you care? Why do you do what you do?
icya mbere, emotional connection, emotional why, emotional pain, agahinda. Iyo ikintu cyatumye utangira ikintu kijyanye na emotions zawe, kijyanye na pain wigeze ugira mu buzima. Reka nguhe urugero. Ukicara ukibuka ukuntu kera uri umwana bagusuzuguye, abaturanyi bariye wowe utariye, bakaguheza inyuma y'urugi, umubyeyi akabwira umwana we ati umva mbukinge buriya kaje kurya, kaje kureba ko byahiye. Iyo ukuze wibutse icyo kintu, uravuga uti you know what, nanjye ngomba kugafata, ngomba kuzakira byanze bikunze. Iyo wibutse ukuntu buri gihe wabonaga itike yo kujya ku ishuri, ari ukugiye gusura tante ahantu somewhere, wagiye n'amaguru, akaguhereza 1,000 kitarengaho n'igiceri cy'itike kujyana, abandi bakajya muri kantine bakarya amandazi, we ntayo wariye, uhita ugira umujinya, ukayiga, ukayasoza, ukajya gushaka amafaranga. Niba uri umusingo mada, ukaba wumva uri kuvuga uti oh my god, nyine byaranze, se yawe abo bana wenda yarapfuye cyangwa se yaragusuzuye cyangwa yanabihakanye, ukavuga uti you know what, uko nabayeho ntabwo nshaka ariko abana banjye bazabaho, I'm fighting for my kids. Icyo wakora icyo ari cyo cyose uri gutekereza abana bawe, niyo ugiye kubiva mu rongero ukabyuka, ukavuga kongera ukagenda, jya wibuka ikintu cyatumye utangira icyo kintu. Jya wicekinga, uvuga uti uriya muturage yaransuzuguye, yarambwiye ati ngo bino bintu sinabishobora, ntacyo nzavamo, kanze nkwereke ko hari ikintu navamo, and you go harder and do it. Icyo nicyo bita emotional why, pain connection. Wicare wiganirize, ukoresha inama, wibuke, ushaka ikintu kiri emotionally gishobora kukubera motivation, gishobora kukubera fuel, gishobora kukubera essence. Mu gihe aba motivational speaker bose banze gukora, icyo cyonyine cyo kizakubyutsa, ugahita ujya ku kazi, ugahita ukora ibyo ugomba gukora, ugahita byose ubirangiza, ukaba umuntu w'umugabo, ukagera kuri success wifuje mu buzima. Akantu ka kabiri nari nkavuzeho gato, akantu bita financial why, ikintu bita kwanga ubukene, kwanga gusaba, kwanga gasuzuguro, kwanga kuba ubaho ufite ubwoba bwa buri munsi uti ejo nzamera. Ubuse uba dusohoye mu nzu n'umugore n'abana, ubuse mana yanjye mfite ibibazo n'umugabo, divorce iri hafi, aragusuzugura n'ubundi abona utahava kubera yuko wajya hese, wajya ko nta kintu na kimwe ugira mu buzima bwawe nk'ukora. Ugahita uhaguruka uvuga uti you know what, reka mbikore, nshaka amafaranga, escape plan, ugashaka kashi ku buryo nawe avuga ati you know what, shana no mugore arimo gukora nk'urimo batatu. Ni ukuvuga ngo iyo wibutse yuko ukeneye kashi zo gukora ikintu runaka, and it's you and you, that's how you gonna do it. Nta wundi muntu usaba, it's you and you to figure it out, and you need the money as soon as yesterday. Urayashaka nkaho we do ejo hashize. Iyo ngiyo financial why, akabazo k'amafaranga. Ujya ubyuka mu gitondo ukavuga uti ibitotsi biranyisha, wakwibuka ubukene ufite ugahita uhaguruka. Ubyuka mu gitondo uvuga uti ese ubu ngubu mbuza akazi nabigenza gute, nta emergency fund ngira. Urashaka cash, urashaka kuba umukire, reka noneho tubigire tubi open. Urashaka kuba umuherwe, urashaka nawe kuzajya ucaho bakakubaha nka Elon Musk. Umuhungu wanjye shundi yarambwiye ngo he wants to be a king. Ndamubwiye se why do you want to be a king? Ngo I want everybody to bow for me. Ndavuga ati what? Ndamubwira rero, I mean you can be whatever you want. Urumva, my son is smart. Buri gihe ndamubwira ati umva, you can be whatever you want in this world. Niba abakingi bakibaho uzamuba. You can do anything ushaka mu buzima. Urumva, waba umukire bakakubaha bakakuvuga, waba famous n'uburire kimwe nk'uko abantu bakubamira. Ndamubwira ati
my son, you can do it. Hmm? So nicyo ushaka, urashaka nawe urashaka kuzajya utambuka bakavuga ati ntuzaciye hano ariko aciye aha n'imodoka yasohotse, aciye aha ni uhumura na ntuza zihenze, urashaka kumuki, ushaka kashi zazindi nka yandi yo muri filime. Nimba uyashaka uzayageraho, bakubuza bakubwira ati biriya bintu si ibyawe, iyo wibutse ikintu gitumye ubirimo, you do what you gotta do regardless of what they are saying, regardless of how you feel n'ubwo waba urwaye. Ibintu byose iyo byatacinzeho yo why birakoreka. Icya gatatu, ikintu bita impact. Nicyo ushaka gukora impact. Urugero, urashaka guticinga abana bawe, urashaka kubabera role model, urashaka kubereka ko uko bakora, kuko abana baradukopera. Umwana arakureba akavuga ati ndashaka kuba nka mama, ndashaka kuba nka papa. Nicyo ukora kizima, like good impact ushobora guha abana bawe. Urashaka ko baziga nkawe, urashaka ko bazakora business nkawe, urashaka niki, what you do right now ushaka ko abana bawe wowe bazajya bavuga bati ni papa waduhinduye, ni mama waduhinduye, ni role model. Abana kuri byo bavuga ati role model wacu. Icyo nicyo bita impact. No kuri societe muri rusange, hari igihe utanga impact kuri societe, kuri community, abantu bakavuga bati turashaka kuba nka kanaka. Ukora iki differently? What's your differentiation? Ni iki cyawutanga? Noneho ibyo ngibyo rero hari igihe bikumotive. Nta kintu kiryoha nka feedback. None iyo uri kubikora bigakunda, none iyo wibutse ko abana bakurebera, iyo wibutse ko abantu ari wowe bareba bahanze amaso, uhita wongera ukabyuka ukongera ukagenda nubwo waba urembye. You just wake up and go. Icya kane ni ikintu kijya gusa n'icyo babyita legacy. Noneho igihe utakiri ku isi warapfuye, n'icyo wasize uzasigira icyabawe, n'icyo wasize imusozi, niye nkuru ki. Umumama preneur arashaka ko bazamwibukira kuki. Ngewe nk'ubu ngubu ntakiriho, bazajya bavuga ati umumama preneur yakoze iki. Niki kiza nshaka gusiga abana banjye baramutse baje gukora YouTube? Niki kintu kiza nabereka ko muri YouTube kirimo gizatuma nabo bagira gutya kugatereka natwe ducreating YouTube channel? Niki cyatuma bakora business nk'iyo nkora? Niki cyatuma mu gihe ntakiriho business yatunga abo bana banjye ikabikira abantu bose bakibuka ati dore abana ba Sublime Events and Decor, dore abana bo mu mama preneur, famille yanjye, community. Cyo bita legacy. Kuvuga ngo kwa kundi umuntu apfa izina ntiripfe, ukabaho ubuziraherezo. Niyo mpamvu hari abantu bameze gutyo, byaba ngombwa banitangira n'igihugu, byaba ngombwa banitangira n'umuryango, byaba ngombwa batanaryama kugira ngo bakore icyo bagomba gukora. Ni n'abantu b'inyangamugayo. Ako ni akantu gashobora gutuma you keep going because you know what you have to live on earth. You impact the world. All right. Okay, akantu ka gatanu rero ni ikintu bita personal why. Personal why ni bya bintu byawe, urumva ubikunda, urumva ushaka gufulfillinga your emotions, urumva ushaka gufulfillinga your heart. Nicyo bita passion. Niki kintu ukora kikakunezeza, niki kintu ukora abantu wagihemberwa utagihemberwa ukavuga uti I did it. Nk'ubu nkanjye nabigira business, ntabigira business, nkunda decor. Nabikora mu nzu yanjye, nabikorera inshuti, nabikorera famille, nkunda utuntu twiza tugritaringa, dutwika, ducana, utubara twiza. That's my passion. I feel like I love people. Events. Nkunda ibintu bimeze gutyo. So it's my passion. Your passion ishobora gutuma uhaguruka ugakora icyo kintu and then ukakibyaza umusaruro. Ariko iyo bitse kubikunda, nubwo umuntu yakubwira ati ego ko mana yanjye asigaye akora balloons, that's fine, you love it, you just go do it. You know, ibyo ni ibintu ushobora gukora bitewe nuko ushaka kumva uri fulfilled that you did it. Hari abantu ba creatinga NGOs atari uko
because they just love to help people. It's their passion. Bakunda abana, bakunda abantu bababaye, bakunda gufasha. That's your passion. Iyo ikintu ari passion yawe, nabwo nubwo umuntu yakubwira ati yego mana yanjye, ibyo ntabwo bizavamo. Wowe with your heart, you just do it. Icyo kintu kizatuma ubyuka, kizatuma uhaguruka ukora icyo ugomba gukora. Akanyuma sasa ari ikintu bita secret wise. Umva akantu kakuri ku mutima utabwira umugabo, utabwira fiancé, utabwira umwana, ukavuga uti ndashaka wenda ndashaka kuba nkandese. Hari ibintu subone ntibikira. Reka tuvuge yuko ushaka gukoresha plastic surgery. Ni ibintu bitamenyerewe, ni ibintu bitazwi cyane, especially muri community yacu. Ku buryo utekereza uti nimbibwira mama ntago yanshyigikira, nimbibwira bestie arambwira ati yo ni imyijogonyoro, nimbibwira, like it's not something you would say. Ariko ukavuga uti mva ngiye gukora bya hatari, ngiye gukora byatari, ndambiwe kuno kuntu meze, runo rudarugera ngiye gushaka kashi nk'uwazitaye, ngiye nshaka $30,000 by'amadolari, ngende bansubiremo bankore. Ibyo ni ibintu utapfa kubwira umuntu akubwira turahaze sha. Ubwo nyine urwo ni rwo rugero mbonye ruri secret wenda umuntu wese yakumva, ariko utekereza ikintu akantu wumva gambiriye, wumva utasharinga umuntu ariko kagusaba kashi warazibuze. Umva ako kantu nutangira business utekereza uti ni nyabona ni kana, icyo kintu uzabyuka mu gitondo uzabikora. Ugati ninjya kwiga, nindirangiza ari akantu nzagakora. Ninjya utwo tuntu wowe wicare wikoresha inama, nguhaye devoir, fata urupapuro na bike, wicare wenyine umeze neza, wifitiye kaje kawe, nurangiza uvuga uti reka nongere nitekerezeho muri izi wayi zose niki cyatuma nkora ibintu bigacamo. Wikoresha inama, wiganirize, uvuga uti you know what, ibi bintu narabitangiye ariko nabitangiye numva wagira ngo sinzi cyatumye mbitangira. Wishakemo why, wishakemo reason, wishakemo ikintu kizatuma ukora ibyo ugomba gukora regardless of how you feel. Sibyo? Hanyuma rero nubwo nababwiye utwo tuntu twose, mu byukuri mwibuke yuko turi abantu, ibintu byose bisaba ko ari uguhozaho, ni discipline. Discipline nicyo kintu cya mbere kikuruta motivation. Discipline niyo ikubyutsa ikagufasha gukora ibyo ugomba gukora. Your why, your discipline will keep you going, will keep you go through the pain, za challenges za buri munsi duhura nazo za buri munsi. Ntabwo ibintu byose bihora ari ku cyumweru. Business mu gitondo byuka account iri negatifu, mu gitondo ukabona ikiraka ukabita bizamuka, uraza ugatangira YouTube channel nka gutya ukabura aba followers, ugahita nanone ujya kubona ukabona baye 100,000 ngahe. Hey, oh my gosh, see guys, consistency is the key, discipline is the key, and to do what you gotta do. So ndabashishikarije rero kongera gucekinga kuri wise zanyu, kureba discipline yanyu, kuba consistent no kuba buri munsi mwiyedika mugasoma. Buriya gusoma ni intwaro ya mbere ikomeye, izagufasha kumenya ibyo ugomba kumenya cyangwa kwitwara neza mu byo urimo gukora. Ahasigaye nakagaruka. Guys, niba iki kiganiro wagikunze, sharinga n'inshuti zawe, sharinga abavandimwe bawe. Remember to subscribe. Analytics zinyereka yuko ndebwa n'abantu benshi, ariko abantu basubscribinze ni bakeya. Niba uri mu bantu bareba batarasubscribinga, please welcome to my community. Hit subscribe button and hit the notification bell kugira ngo ujye ubona notification igihe cyose na uploadinze ikiganiro. Urabumfashije kandi nawe ufashije n'abandi, kuko iyo sharinze nabo baraza bakiga. Thank you so much. Nakagaruka. See you on Thursday. Love you. Bye. Mwah.